Yes, ndabashuje abankurikirana ku mbuga zanjye zose. Reka nizere ko mumeze neza kandi reka nizere ko ibintu ari amahoro. Nje ntameze neza, mu by'ukuri ntabwo nishimye. Ikinteye kutaba nishimye ni bino bintu bikurikira. Hari umuntu wanyitiriye aza mu buryo bwo kutuburira abantu. Umuntu akoresha uburyo butandukanye, akoresha nimero bisanzwe. Ubwo nimvuga nimero urumva kwandikira abantu kuri WhatsApp ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, especially ku bantu bari hanze y'igihugu, abo dukunda kwita aba diaspora. Ndetse gakoresha n'ama platform nka Instagram, nayo arikoresha yandikira abantu kugira ngo abantu abakuremo amafaranga. Hari amanimero rero agira kuri ane ari gukoresha abwira abantu yuko ngo akeneye gufasha. Hari abantu yenda kujya gufasha ko ngo Sabrine ngakeneye ibikoresho, uvuga ngo yitiriye nje asabira gufasha Sabrine ndetse asabira gufasha n'abandi bantu bandi, ko hari abantu ashaka kugira gute kuba yafasha. Nizi nimero rero arimo arakoresha. Izo nimero rero arimo azikoresha atubira abantu mu buryo bugiye bukomeye cyane ndetse cyane. Nje nababaye ko umuntu yakifata akitira izina ryanjye birangiza agasebya izina ryanjye. Ni ibintu bibabaje kandi ni n'umuco mubi, ni n'umuco udakwiye kugirwa n'undi muntu wese uri burebe ino video, kuko urukunyangiza ndetse urimo urabeshya abantu bakoreza amafaranga. Sinjye nyine urimo urahimukira abantu benshi. Gusa ibi ngo ntabwo ari umuco mwiza. Yajya afata profile yanjye kuri nimero kuri WhatsApp, ahita ashyiraho profile ngo nisanzwe nkoresha kuri WhatsApp. Arangije kuri caution hasi kuri WhatsApp yandikaho ngo disabilities no inability, yandikaho ngo umuhuza ngo Sabrine. Ni ibintu yakoresheje nyine kugira abantu bazajya baza nyine bagiye kumwandikira bajye bitabona nyine bitabona kuko byasakoze ni kagarara. Ni ibintu rero birimo ubusambo cyane. Abantu mwirinde ntagire umuntu ubabeshya, ntagire umuntu ubabeshya ngo ndi kwaka amafaranga, ngo hari abantu ngiye gufasha. Ntagire umuntu umabeshya. Akaboti zanjye murazizi, akonzanye murazizi, nimero yanjye abantu barayifite, nimero yanjye abantu barayifite, ndetse ni ningi iri hano nimero yanjye. Nimero itazaguhamagara itari iyi, iyo nimero ntabwo azaba ariyo. Iyi rero account ya Instagram yitwa Sabrine Wakagarara, nawe ni naho kenshi ibintu byagiye bigira gute bibera, yandikira abantu nawe yatuburiye abantu bagize gute benshi cyane. Bamwe nabashe kumenya ko banyandikiye bagarutse baranyandikira bwa kabiri. Harabona bashe kumenya nyine yasiye amafaranga. Ni nacyo cyatumye nyine ngira gute nza gukora ino video, uko nje ntabyo nari nzi mu by'ukuri. Ariko abantu ndababwiye ngo mwirinde mwini kintu gishobora kuba cyagira gute cyatuma mukora ibintu bitari byo. N'undi muntu wese ufite igitekerezo cyo kuba yazakoresha amazina yanjye cyangwa se information zanjye, akabasha kuba yakangiza izina ryanjye cyangwa se akabasha kujya kubikoresha mu bintu binyuranyije n'amategeko, ndamubwira ko uwo muntu rwose wehe leta yacu y'u Rwanda RIB irahari kugira ngo izabukurikirane. Mwitonde ndetse munirinde. Ndetse n'abantu niba umuntu akwandikira akubwira ngo amafaranga bitwa kana kagutya na gutya, banza checking ko umenye se uwo muntu niwe mbere yuko ugira gute wohereza amafaranga. Mube maso, hari abatubuzi benshi barimo banyitira bakiba abantu. Murakoze cyane, mukomeze mugira amahoro y'Imana.